Tubahe ikaze kuri Byikorere TV, turabashimira ko mumaze gukora subscribe. Nawe niba utarakora subscribe wakanda subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana ku mavideo yacu ya buri munsi, umunsi ku munsi. Uyu munsi ngiye kwereka ukuntu ushobora kuba wakoresha kamera ya telefone ukoresheje imashini. Ushobora kuba ufite imashini idafite kamera nziza kandi ukeneye kamera kugira ngo ukore ibintu byawe runaka, bitewe n'ibyo ukora. Rero ngiye kwereka ukuntu ushobora gukoresha kamera ya telefone yawe ukayakisesinga muri mashini. Bikorwa gute? Hari application turi bwifashishe, nimwe yonyine bayita IPCam. Ni iyi ngiyi, ujya muri Play Store niho tuyikura. Muri Play Store ukandika hano hejuru, dore iyi ngiyi yanditse gutya, ifite ino icon yitwa IPCam. Ngiye kuko namaze kuyestara, ubwo baransaba kuyopeninga. Nkora kuri open baransaba gushyiramo ibyo ngomba gushyiramo. Aha ngaha rero iyo uhageze, ikintu ukora uhita utangira hano kuri begin, aka ko hasi ukanda hano. Iyo uhakanze igusaba kwemera kwihereza uburenganzira, urayemerera n'ubundi. Iyo umaze kuyemerera, urabona ko kamera yamaze kuba active. Urabona ko iri kureba ibyo ndi kureba, urabona iri gufata ibintu byose biri hano around yanjye. Hanyuma iyo imaze gufata gutya, iyo imaze kumera gutya, ikintu ukora ni ukuvuga ngo uhita ufata ino mibare yanditse aha ngaha, iyi ngiyi urabona zino IP address, ukaza ku mashini yawe muri browser runaka ukoresha, ukaza ugafungura, sorry gatoya mbanza mfunge kano kantu kanjye. Okay. Ukaza muri browser ukoresha, ukandika ino mibare iri hano, ukandika kuri 1 9, imibare kwireba 2, izi ngizi nizo bita nuza, bazita mu kirimi cyabyo bazita ni IP address, ni IP address. Warangiza ugandika imibare 16 ugashyiraho .1 akadomo 1 akadomo 6 7 akadomo 2. Keyboard yanjye kari inshinwa ndamenye 80. Bo tutarakomereza aha ngaha, ikintu ugomba kwitondera, ugomba no kumenya ino network mugomba kuba muconnecte kuri the same wifi. Ugomba kuba uri kuri the same wifi n'iyi ngiyi. Urabona bahita baguhereza ino zimeze gutya interface. Iyo baguhaye interface imeze gutya rero, uba ugiye gufata control y'iyi kamera. Urabona ko yarimo irafata iby'imbere, nshaka ngaha nahita nyihindura igafata iby'inyuma. Urabona ko muri screen isihindura, ifashe iby'inyuma. Ndi kubikorera kuri computer, ngira ngo muri kubibona ko ubu ngubu ndi gukontorora telefone nkoresheje computer. Hanyuma ubwo ikintu kiba gisigaye hano, amafoto, amashusho, byose uri buze kubibona kuri mashini yawe. Urabona ko nze ndebe harya ni hehe bafatira record no teka video teka ndashaka kureba abantu bafatira view area. I think ni hano harya. Okay, so ikintu kinini ndashaka kubereka aha ngaha, urabona ko nshobora gushyiraho flashlight. Urabona ko ni hano nashakaga view area, aho nshobora kureba ya nuza. Urabona ko byose biri kugenda biza. Urabona ko screen yanjye namaze kuyifata, ibyo ndi kureba kuri telefone ni nabyo biri kujya muri screen ya computer, ngira ngo murabibona. Hanyuma nshobora guhindura kamera nkirebesha aha ngaha ndi, nkayirebeshaho kugira ngo wenda murebe. Urabona ko mpinduye front isideho. Ubu buryo ni bwiza, buragufasha cyane wowe uri kureba iyi video, buragufasha cyane. Ndiko nako ndi gukoresha machine, ubasha gukontorora telefone na USB cable. Gukoresha ni ibintu biri connected automatically. Uko nkoresha machine, uko nkoresha machine n'uko nkoresha iyi telefone, byose biri kubasha gukontororwa n'ikintu kimwe.
hanyuma urabona ko uburyo ni bwiza, ngiye nta kamera ufite, urabona ko ndi kubasha kureba amafoto n'amashusho mu buryo bworoshye. Hanyuma ko iyi ngiyi uburyo imeze, nshobora kuba nahindura amabara, imashini nkoresheje nkahindura kamera, ntabwo ndi gukora kuri telefone ngira ngo muri kubibona, ndimo ndakoresha amaboko yanjye dore ngaya, ndimo ndakoresha imashini nkabasha guhindura kamera, dore nkoresheje imashini kandi mbibereke, nkoresheje imashini, urabona ko ari imashini mbasha guhindura kamera ikareba ibindi by'ahandi handi. Nkoresheje imashini urabona ko ibintu byose bibasha koroha. Rero ubu buryo ni sawa, ubu buryo buroroshye, burizewe, ubasha gukontorora ibintu byawe bitakugoye, bitagusabye ibintu byinshi. Rero niba wakunze iyi video rero kanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu yandi mavideo yacu ya buri munsi. Thank you.